Ibihe byiza kuri wowe dukurikiye, muri iyi video reka turebere hamwe indwara ushobora kwivura ukoresheje ubuki na tungurusumu. Urabizi ko abantu benshi bakoresha ubuki na tungurusumu mu bibazo bitandukanye, ariko nanone hari ukuntu usanga abantu bamwe bakoresha bwinshi, ubu ngubu bukaba bwabagiraho ingaruka. Rero turakubwira ingano utagomba kurenza igihe waba uri kwivura indwara zimwe cyangwa izindi ku mubiri wawe nyine. Njye nitwa Dr. Safari Bizimana, ndashimiye kuba mudukurikiye. Nimba ari ubwa mbere ubonye video zacu, kanda kuri subscribe munsi ya video, kanda kuri like, kandi nimba hari ikibazo ufite cyandike muri comment, turaza kugusubiza. So ubuki bufite akamaro kenshi kuko burimo isukari, burimo glucose oxydase, burimo flavonoide, polyphenol, vitamine, bore n'ibindi. Niyo mpamvu usanga nyine ubuki ushobora kubuvanga n'ibintu byinshi, n'ibindi bintu byinshi mu kwivura cyangwa gukemura ibibazo bitandukanye by'umubiri. So hano rero icyo tugiye kuvuga gusa ni ubuki na tungurusumu. Ubuki na tungurusumu ushobora kugufasha kwivura ibyo bita Escherichia coli cyangwa Staphylococcus cyangwa Staphylocoque. Iyi Staphylocoque ni microbe zishobora gutuma ugira ibibyimba, biriya bibyimba biba bivamo amashyira. Staphylocoque ni microbe ishobora gutuma ugira ibiheri ku mubiri. Staphylocoque ni zimwe zishobora kugutera angine, ya angine handi uba ufite umuriro wo hejuru cyane. Staphylocoque ni zimwe zishobora kujya mu mara yawe zigatuma urwara diare. Rero iyi Escherichia coli nanone nayo akenshi usanga ituma umuntu arwara diare, ariko ikaba yatuma urwara n'ama infection wihagarika uri kuribwa. So ibi ngibi rero igihe wanyweye ubuki uvanze na tungurusumu bishobora kugufasha kwica izo microbe. Gusa ibi ngibi ntabwo bisimbura imiti wakwandikirwa na muganga, kuko muganga iyo yayikwandikiye ibi ngibi bivura za infection zitarakomera cyane bicyoroshye. Nayo iyo byakomeye biba bisaba ko ujya kwa muganga bakakwandikira imiti ya nyayo nyine yica izo microbe. Ikindi dukwiye kumenya ni uko tungurusumu n'ubuki bifite action bita action antivirale. Ni ukuvuga bishobora kwica amavirusi. Iyo tuvuze amavirusi, abantu bazi ko virusi imwe ibaho ari virusi itera sida, ariko hari amamiliyari n'amamiliyari y'amavirusi. Virusi zituma ugira ubuheri ku minwa, virusi zigutera ibicurane, virusi zituma udiyara, virusi zituma urwara angine, virusi zijya mu myanya y'ibanga, ahantu hose, virusi za hepatite n'izindi. So ubushakashatsi rero bwagaragaje ko tungurusumu ibamo alicine, kandi alicine ituma ya mavirusi atabyara andi mavirusi menshi. Ibi ngibi bikaba byagufasha kwirinda indwara ziterwa n'amavirusi nk'ibicurane n'izo zindi ndwara zose tuba twavuze. Ikindi dukwiye kumenya ni uko ubuki hamwe n'iyi tungurusumu bigira icyo bita action anti-inflammatoire. Action anti-inflammatoire ni bugira akamaro ko kugabanya inflammation mu mubiri. Kumwe uba uri kuribwa mu mugongo, uri kuribwa mu nda, uri kuribwa amavi, uri kumva mbese wajagaraye mu mubiri, akenshi mu mubiri wawe haba harimo inflammation. Rero kugira wirinde izo inflammation ntizijye zihora zikujagaraza cyangwa zigutera ikibazo, uba ugomba kurya tungurusumu n'ubuki. Ikindi dukwiye kumenya ni uko tungurusumu kubera ko ikungahayemo vitamine C, hanyuma mu buki hakaba harimo amaflavonoide, polyphenol, vitamine C nanone n'amavitamine B. Ibi ngibi byose bifasha umubiri wawe kugira ubudahangarwa buri stable. Ni ukuvuga abasirikare bo mu mubiri bakaba bari stable, ku buryo igihe cyose wafatwa n'indwara, abasirikare bo mu mubiri bajya kwica iyo ndwara, bajya kwica iyo microbe cyangwa icyo kibazo kiri mu mubiri wawe kigahita gikemuka. Ikindi nizeye ko cyo ukizi ni uko igihe tungurusumu n'ubuki bishobora kugufasha kwirinda inkorora. Okay? Inkorora urabizi ko akenshi iyo ibikororwa byafashe mu myanya y'ubuhumekero byaba bifashe cyane, bigatuma uhora ukorora bisohoka, ukorora bisohoka, ukorora bisohoka.
rero iyi tungurusumu n'ubuki bituma bya bikorwa byoroha cyane, hanyuma wakorora bigasohoka nyine mu buryo bworoshye. Ariko kugira ngo bifate neza uyu muti ukore neza ku bantu barwaye inkorora, biba byiza ko unywa amazi menshi ariko amazi ashyushye. Ibi ngibi nibyo byagufasha. Iyo mvuze amazi ashyushye ntabwo mba ndi kuvuga ngo uzafate amazi ari gutwika ngo witwike ijosi, oya, fata amazi nyine adatwika nyine ariko ashyushye kandi. Iki ni icya mbere. Ikindi cya kabiri ukwiye kumenya ni uko tungurusumu ubwayo uko ikora ituma imitsi iriya lisine iba muri tungurusumu ituma imitsi ifunguka, igatuma amaraso atembera neza. Ibi ngibi nibyo byafasha noneho ba bagabo babura ubushake barangiza vuba. Fata tungurusumu yawe ebyiri, ufate ikiyiko cy'ubuki ubivange. Tungurusumu ariko hariya urabanza ukayirapa, wamara kuyirapa ukayishyira hariya iruhande ugategereza nk'iminota 10. Nyuma y'iminota 10 twa tuntu tumeze nk'ubugari wakozemo tungurusumu ukajya kutuvanga na cya kiyiko cy'ubuki maze ukanywa. Umva hariya imitsi ihita ifunguka, amaraso agatembera neza, ibibazo byo kurangiza vuba bikajya iruhande. Ikindi ni uko ibi ngibi bishobora kugufasha kugabanya umuvuduko w'amaraso mu gihe waba utarabona imiti. Hari abantu baba bari kure, bari mu bihugu aho badashobora kubona imiti mu buryo bworoshye, bari ahantu nyine aho bidashoboka ko babona imiti. Iyo ufite apareye ugasanga ufite umuvuduko w'amaraso cyangwa ukaba uzi kuri kuribwa umutwe cyane, utekereza ko byaba biri guterwa n'umuvuduko w'amaraso, wanywa tungurusumu n'ubuki mu gihe utegereje kwihutira kwa muganga. Ntabwo nkubwiye ngo ntuzajye kwa muganga ngo uzafate ubuki na tungurusumu ngo bizakira, oya. Biriya ni ibyo kukorohereza gusa kugira witegure kwihutira kwa muganga, cyane ko usanga abantu akenshi yafashwe n'umuvuduko w'amaraso akageraho arwara stroke, imitsi yo mu bwonko igaturika agapfira mu rugo, kandi yakagombye gufata ka tungurusumu gusa akavanga n'ubuki agahekenya, umuvuduko ukongera ugasubira ku murongo. Ibi ngibi rero ugomba kubikora. Ikindi ku bantu bakunda kugira constipation, ushobora gukoresha tungurusumu yagufasha cyane iyo ukunda kugira constipation igihe wariye ibiryo birimo amavuta. Iyi tungurusumu ifasha ama acide biliaire kuva mu mwijima agasohoka, bityo akacagagura bya biryo birimo amavuta byawe, maze bigatuma izo constipation zawe, impatwe n'ibiki byose bikemuka. Ikindi ukwiye kumenya ni uko tungurusumu udapfa kuyifata uko wiboneye. Impamvu udapfa kuyifata uko wiboneye ni uko igihe waba ufashe nyinshi ishobora kugutera ibibazo bikomeye mu gifu, ishobora gutuma uvirirana, ukaba wava imyuna, ukituma amaraso, ukihagarika amaraso, bitewe n'uko iyi tungurusumu ifite icyo bita pouvoir anticoagulant. Ni ukuvuga ituma amaraso yawe yoroha akaba nk'amazi. Iyo amaraso yawe rero yoroshye, yamara koroha kubera kurya tungurusumu nyinshi ukitsamura cyangwa ukajya kwihagarika, birashoboka ko wakwihagarika amaraso cyangwa ugatangira kuva imyuna y'umurengera, ugasanga ahubwo ugiye kwicwa n'imyuna, ugiye kwicwa no kwituma amaraso kubera kurya tungurusumu nyinshi. Ntabwo ari ibintu byo gufata mu kavuyo, rero ni ibintu byo kwitondera. Ikindi, ababyeyi batwite ntabwo bemerewe kurya tungurusumu. Ibi ngibi nizere ko mubizi. Ikindi ni uko igihe uzi ko urwara umutima ukaba uri gufata imiti nka aspirine, imiti ifasha amaraso yawe koroha, cyangwa ukaba uzi ko ufite gahunda yo kuzabagwa, umubyeyi utegereje kuzabyara, cyangwa umukobwa wenda kujya mu mihango, abo bose ntabwo bemerewe gufata tungurusumu. Ikindi, abantu barwaye diyabete ugomba kwitonda. Tungurusumu kuri diyabete mu by'ukuri nta reaction iri direct, ariko kuvanga tungurusumu n'ubuki ugafata ubuki bwinshi, urabizi ko ubuki buba burimo isukari, nubwo isukari igenda buhoro, ariko isukari yo gufata buri munsi ukayifata nyinshi ituma isukari yawe yo mu maraso izamuka, bikaba byahungabanya iyo diyabete uba urwaye. Ibi ngibi birumvikana ko ni byiza cyane wabikoresha, ariko ntabwo ari ibintu byo gukinisha, ni ibintu byo gufata mu rugero, kuko iyo utabifashe mu rugero bishobora kugutera ikibazo. Ikindi nakwibutsa ni uko usibye ko byagufasha kwirinda indwara z'umutima, kwirinda ibindi bibazo bitandukanye, ariko binagufasha kugabanya ingano ya cholesterol mu maraso yawe. Tukaba tugushimiye ko wadukurikiye. Nimba ari ubwa mbere ubonye video zacu,